Reka dutangire tubasuhuza mwese aho muherereye hose mu mpande enye z'igihugu turimo cyangwa se n'abari mu mpande enye z'isi. Ubwo n'abari muri Europe, abantu bari muri Asia, abantu bari muri Amerika ndetse n'abantu bari hehe handi jo? Bari muri Australia, bari muri Canada. Canada ubwo ni muri Amerika. Harya Canada muri Amerika. Waruzi kibaye? Ku mugabane Amerika ariko ntiba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sawa turabasuhuje mwese ndumva Joel geography we ari hatari ariko ntabwo twabura gusuza n'abantu ariko twumva bari mu Rwanda. Yes, arabari mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo n'Amajyaruguru, Iburengerazuba ndetse n'Iburasirazuba, hari n'abaherereye mu mujyi wa Kigali. Mwese turabasuhuje tuvuga ngo Imana ikomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu. Wowe uri kureba cyangwa uri kumva iki kiganiro ubabaye, ukwiye kwishima cyangwa kugira wishime birasaba kongera amasengesho no kwizera ko yatabaye abandi nawe izagutabara. Naho wowe wishimye ukwiye kwifatikanya n'abandi ugatabara abandi, kuko Yesu ubwo yivuge ko abajyana nawe gutabara abababaye aribo bazagabana umugisha w'Imana. Umeze gute Israel? Umeze neza cyane, ndashimira Imana. Umeze neza cyane n'izi nkuru ngiye ntabwo meze neza nyine nje nka Israel meze neza. Okay, ariko nyine iyi si mugani wawe nk'uko bivuze ngo nk'izi nkuru ndabona inkuru zo kubika zateye. Hari inkuru ejo twakoze yo kubika umukozi w'Imana, profeta akaba na evangeliste TB Joshua, dukomeze no kwihanganisha abantu bose. Ariko mu gitondo habyutse indi nkuru ibika umuririmbyi akaba n'umuramyi akaba n'umwanditsi w'indirimbo zo guhimbaza Imana akaba n'umuhanuzi, reka mbivuge akaba n'umwevangeliste, kuko mu ndirimbo aririmba wumvamo hari abavanamo ubuhanuzi bwabo, hari abavanamo ubutumwa bwabo. Israel Mbonyi gitondo naje kubona mbona ati Israel Mbonyi yapfuye, inkuru yashinguye benshi. nanjye nabibyukiyeho ngira ubwoba, ariko icyantunguye funguye iyo nkuru nasanze harimo video y'iminota 4 Mbonyi ari gucuranga gitari. Avuga ati this is not fair. Ni ukuri ibi bintu ntabwo ari byo. Ngira ngo ni naho nkuru tugiye kugezaho abantu ibyo tugiye kurebera hamwe se n'ubundi. Ariko jo nkunda amategeko nta kintu avuga kuri ibi uko byasa kose so gusebanya mu ruhame se niba ari ugusebanya kubika umuntu akiriho, buriya ugiye mu mategeko nyine wabisanga bifite uko bimeze tu. Ni hatari. Wenda twagerageje no kuganira n'abantu batandukanye bari muri gospel industry yo mu Rwanda, harimo abaririmbyi, harimo aba evangeliste. Wenda turaza nyine kubumvisha abantu ku byo bagiye batangaza, ku kuntu bakiriye inkuru, kuko nyine ni inkuru yashenguye benshi, ni n'inkuru yababaje abantu benshi. Kuko habanje cyangwa wowe inbox yawe irimo amakuru cyangwa se irimo ama message menshi. Njewe hari abantu babonye iyo post nyikoze nyine mvuga ati ibintu ntago ari byo. Noneho bo bahita kubera wa muntu ifoto yakoresheje ashize ifoto yambonye na RA nyine rest in peace. Hano kaje inbox yanje barira ati tubusa nibyo koko. Nkababwira ati yeme muhumura ati ntabwo ari byo. Ariko ibi bintu bikwiye gukosoka rero. Ni inkuru nyine ni y'urupfu rwo kubikwa k'umuramyi Israel Mbonyi, kubikwa ari muzima nicyo mvuga. Ni umuririmbyi w'indirimbo nyine zo kuramya no guhimbaza Imana, yabitswe ku cyumweru, ku cy'umunsi w'ejo nyine hashize, hari ku itariki ya 6 Kamena ko yitabye Imana. Mu butumwa rero bwakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga nyine niho abantu bagiye babubonera cyangwa babukura nyine bakagenda babivugaho mu buryo bugiye butandukanye. Ni ubutumwa bwatangajwe kuri chaîne ya YouTube yitwa Fast TV Show, bugizwe n'amashusho afite iminota 4 agaragaramo umuhanzi Israel Mbonyi ari kuririmba. Uhabwa maze iyo nkuru ihabwa umutwe ugira uti Israel Mbonyi yitabye Imana, bare urupfu rutunguranye rw'umuririmbyi Israel Mbonyi bigoye benshi kubyakira. Niyo nkuru rero niyo yakomeje gutera abantu kuvuga ibintu bitandukanye. Aya mashusho nyine akimura kujya hanze, abantu bamwe bagaragaje akababaro batewe n'iyi nkuru, abandi bamagana uwayikwirakwije birumvikana. Ariko sinzi aha hantu abakwiriye no kunenga
uyu munyamakuru cyangwa se igitangazamakuru cyane birumvikana nyine ese koko niba umuntu atinyuka akabika umuntu wapfuye umuntu akabika ko umuntu yapfuye kandi ari muzima ese umuntu yakibaza se ni ugukereya content ese ni ugushaka views ese ni ukubimwifuriza kuko umuntu uko bikuri muzima ashobora kuba nakwifuriza urupfu ntabwo natinya kubivuga rwose abantu batanyumva nabi niba umuntu ashobora kubika umuntu kandi ari muzima uwo muntu umumenye wamwitondera nk'ubu byose mu gitondo gutya dukorana oya nibyo bavuga ati je muzi ko Joel yitabye Imana nese ubu ntiwangendera kuri kuko kanguha urugero nko kuri community iyobokamana twashize iyi post amakomenti ariho umuntu wa mbere wenda wenda ntago twatangaza amazina yavuze ngo yajaja ngo ndomiwe niko wavuze akabya bintu biri gutrending undi nawe araza ati ubundi ngutera imbere ariko ufite nibikurwanya nibyo ibi rero mbona tumwifurije ibi rero mubona nibyo bimubona tumwifurije kurama cyane undi nawe wa gatatu wenda ntabwo twaza kubavuga bose kuko comment zo ni nyinshi baza kunyarukira kuri community iyobokamana tuba twashizeho inkuru zitandukanye abantu dushaka ko bashyiraho comment undi ati ishyari bamugirira niryo rituma Imana imukomeza cyane Imana izibabarira abantu babikwere undi atibaze nkamwe ubwo se kuduhabura bibamariye iki uyu nawe yazaga avuga ati nimwe muduhabura ariko ntago twebwe ari twebwe n'ugukura abantu mu rungabangabo rero abantu bagiye bakomeza kugira icyo babivugaho undi ati abagome baragwira Imana ibabarira abo bantu kuko ntibazi icyo bakora Pastor Ntambabazi aherutse kubivugaho nabo aho aherutse kubivuga abo nabo mbonye yarenze tera imbere mbonye wacu ni cyagiye nyine Pastor Ntambabazi yavuze ngo abakurwanya abakugirira ishyari abakuvuga n'aba bagusebya bose ni abantu wamaze kurenga nta muntu ukurenze ukurusha ubushobozi ukurusha platform wakurwanya ahubwo umuntu arwanywa n'abari hasi ye birumvikana rero ko n'urwanyo hari umuntu ashizeho comment urucira mu kaso rugatwara nyoko mukani ntawamenya uyu muntu ashobora kuba ari kurucira mu wenda Jo ngira ngo nyine abantu bakwiriye kumva ko si ngombwa gushakira hit cyangwa si ngombwa gushakira amaramuko mu gusebanya yego ntabwo ari ngombwa gushakira amaramuko mu kubeshya kuko mbonye ni muzima reka twumve wenda nawe icyo yabivuzeho mu iki gitondo yaganiriye ibitangazamakuru bitandukanye natwe nko kwiyobokamana TV twagize gutya dufata telefone yacu maze turamuhamagara hari ibyo yatubwiye ndetse yaganiriye ibindi bitangazamakuru bitandukanye nka igihe hari ibyo yababwiye byose bishimangira yuko ari muzima yatubwiye rero ko ubu ari muzima nta kibazo cy'ubuzima na gitonga afite kuko umuntu nubwo aherutse no kurwara nyine yongeraho ko kuba abantu bamuvuga ibyo bashatse amaze kubimenyera nk'umuntu uba mu myidagaduro nyine yagize ati meze neza nta kibazo mfite rwose simperuka no kurwara naho ibyo abantu bavuga maze kubimenyera nk'umuntu uba mu myidagaduro abantu barabyuka bakavuga ibyo bashaka bagamije gukurura amarangamutima y'abandi yakomeje avuga ko ubahangayikishijwe n'abantu bashobora kubyizera abamara impungenge ko nta kibazo na gito aba afite rwose ati mba mpangayikishijwe n'abantu banzi bari hirya no hino bashobora kubyizera kuko n'ubu imbuga nkoranyambaga zanjye ziruzuye bambaza niba ndi muzima gusa icyo nababwira ni uko ndi muzima kurushaho yego byumvikane ko nyine umuntu uri muri social media ejo ndi Pastor Mutesi nawe bivugaga ati niba umuntu yemeye gushyira ubuzima bwe kuri social media nyine nta kundi bigomba kubushyiraho rwose nta kundi nyine kandi abantu baba bakwiye kuvuga ibyo bashatse gusa rwose bantu aho byafashe indi mpera kuri kumugiriza je sinzi niba n'icyo amategeko y'u Rwanda bivugaho ku buryo uyu muntu yakurikiranwa akaba yabibazwa ashobora nyine gukurikiranwa akabibazwa ariko icyo twabwira abantu bakunda umuziki cyangwa indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Israel Mbonyi ni muzima nkuko abivuga kandi arakomeje yewe ngo nta n'ibicurane arwaye rwose ariko rero
hari umugani baca ngo inyana ni iya mweru. Wenda abantu baze kunyarukira kuri iyi sheni yatangaje ibintu yitwa Fasta TV show. Nubundi yuzuyeho inkuru zo kubika. Inkuru zo kubika iz'ibihuha. Kuko hari inkuru wenda iriho ivuga ngo umugore wa Meddy yitabye Imana nyuma yo kumara iminsi 7 ashingiye. Meddy ngabo nyine Meddy w'umuhanzi uririmba indirimbo. Hari inkuru n'ubundi nabonye ivuga ko umugore we ngamaze iminsi 7 nyine ngo nyuma y'iminsi 7 akoze ubukwe yapfuye. N'undi rero iyi sheni niba nyitubwo urubikiro ariko rw'ibihuha. Yego. Wenda reka dushyiriremo abantu icyo abantu batandukanye bagiye babivugaho wenda nk'umuramyi Aline Gahongayire. Akaba n'umuririmbyi akaba afite n'indirimbo nshasha abantu baje kuyireba kuri channel yiwe ya YouTube. Wenda wabwira abantu icyo yabivuzeho Joel. Okay. Aline Gahongayire mu magambo make yavuze ati ntacyo mbonyi azaba. Sibyo? Imigambi y'ababi ntizahama, mbonyi ariho kandi azarama mu izina rya Yesu. Uwo ni umuhanzi Aline Gahongayire nyine wavuze ayo marangamutima yiwe. Hari umuvugabutumwa witwa Evangeliste Karebu ni umunyeshuri yiga mu bihugu byo hanze. Yavuze ati ibyo kubikwa kwa Mbonyi nanjye nabibonye. Ntarasoma ngo nsobanukirwe neza niba ari igihuha. Ati nikanze numva umutima umvuye mu gitereko kuko ni umuhanzi nkunda cyane ivugabutumwa yagiye akora hirya no hino mu bihugu bitandukanye byo ku isi ndetse no mu Rwanda, by'umwihariko indirimbo ze zikaba zaragiye ziratumbagira ahantu hose. Ni umuvugabutumwa mwiza, akaba umuririmbyi, akaba n'umwanditsi mwiza. Ati kumva rero yuko yatabarutse, ati byaba ari ikintu gitunguranye cyane nyine, ati kandi bitari byitezwe na gatoya. Aboneraho gutanga ubutumwa rero avuga ati abantu bakwirakwiza ibihuha, abantu basebanya, abantu bavuga ibintu na Bibiliya ntibyemera. Reka abantu bumve audio y'uyu muvuga butumwa ho gatoya. Kana Joel, ubundi kuva kera na kare ibintu byo gukwiza inkuru z'ibihuha byahozeho, ntabwo ari ibintu bishyashya, ntabwo ari ibintu bije vuba. Ariko twebwe nk'abakristo ubundi Bibiliya itubuza gushyushya inkuru, byo bita gushyushya inkuru. Ntabwo nibuka neza aho byanditse niba muri Yobu cyangwa muri Zaburi, ariko Bibiliya itubuza gushyushya inkuru uko yabikora kose. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, iyo hajemo guhimba inkuru, ubwo nyine ni icyaha cyo kubeshya. Rero ku bantu bari urabona ko turi mu gihe cy'ama social medias asa n'ahateye imbere, ama WhatsApp, ama YouTube, ibintu byinshi nyine bituma abantu bashobora gukwirakwiza inkuru kandi igakwira mu gihe gitoya. Mu by'ukuri ni ikibazo. Urumva hari ibyo abantu bita ngo ni ugushaka ama views, gushaka gukurura audience, gukurura attention y'abantu kubera ko wenda umuntu azwi, ukumva baratangaje ngo yapfuye. So ni ibintu bibaho kenshi, ariko ngiye mbifatira muri context yo icya mbere ni ukubeshya, icya kabiri kuko ni ugushaka ko abantu bakugiraho attention. Tuvuge niba umuntu nkawe ufite ikinyamakuru cyitwa Iyobokamana TV, kubera ko ushaka ko abantu wenda bagisoma cyangwa se bagikurikira, ugahita uvuga uti Caleb yitabye Imana. Kubera ko uzi ko Caleb ari umuntu uzwi, abantu baraza kuza kurebaho ngo barebe ese iyo nkuru koko niyo. Wowe muri make ubikoze mu rwego rwa marketing y'ibintu byawe, ariko mu by'ukuri ntabwo bikwiriye. Ni ibintu bibi cyane. No gukinira ku buzima bw'umuntu ngo yitabye Imana ni bibi cyane rwose, ntabwo bikwiriye. Twaganiriye n'umuramyi akaba umwanditsi w'indirimbo yitwa Daniel Stevenson. Nawe yavuze yuko
acyumva ino nkuru ataramenya ukuri kwayo yabanje kwikanga cyane, ariko aza gutungurwa no gusanga nyine ari inkuru y'ibihuha, maze mu magambo ye avuga amarangamutima ye muri ubu buryo, ndetse yanatangiyemo ubutumwa bukomeye cyane ku bantu basebanya, bavuga abandi nabi, bifuriza abandi ibintu bibi. Byose murabyumva muri iyi audio Daniel Stevenson yaduhaye mu kiganiro nyine twagiranye. Murakoze Joel, murakoze kumpa umwanya ku Iyobokamana TV. Ndabashimiye gutekereza ko natanga igitekerezo. Ngewe umutima wanjye urababaye kuko birarenze. Ntabwo nzi uburyo abantu batinyuka bakikora, bagafata inzira, bagafata umurongo wo kubika bagenzi babo ari bazima. Ijambo ry'Imana ndavuga mu buryo bubiri, reka mvuge ku bantu batizera n'abantu b'abakirisitu. Mu muco w'Abanyarwanda haba icyo bita ubumuntu cyangwa ubunyangamugayo. Umuntu nubwo yaba adakijijwe, adafite Kristo umuyobora muri we ngo abashe kugenda nk'uko ashaka, ariko mu Banyarwanda bazima barangwa n'ubupfura, bakarangwa n'ubumuntu, bakarangwa n'ubunyangamugayo. Ntabwo inyangamugayo cyangwa umuntu w'imfura asebya undi. Ntabwo inyangamugayo cyangwa umuntu w'imfura ufite umutima wa kimuntu atinyuka guharabika undi. Ntabwo inyangamugayo n'umuntu ufite umutima wa kimuntu, umuntu ufite ubupfura, atinyuka gushakira amaramuko n'indonke ku muntu muzima yamuhinduye umupfu. Kenshi kera no muri iki gihe umuntu w'imfura arangwa n'ibikorwa by'ubupfura, akarangwa n'ubunyangamugayo. Dushobora gukoresha amaboko n'ubundi bwenge mu buzima bwacu kugira ngo tubeho mu buzima busanzwe. YouTube itarabaho ngo ihembe abantu cyangwa se n'izindi social media, abantu bari basanzwe barya, banywa, babaho. Nkuko yaje ntago tuzi ko izasubirayo, kubera ko abantu bashaka kwiyambura umutima w'ubumuntu hejuru y'ibintu bizashira. Reka mvuge kuri uruhande rw'abantu batizera. Mu buzima busanzwe, mugenzi wanjye duturanye, twadikiranije, turahurana umuriro, dukwiye kubana neza, abana bacu bakabana neza. Mu buzima busanzwe, mu kazi, mu mirimo, abantu bakabana neza. Ntabwo uyu muco wo gusebanya, wo guharabikana, wo kundagazanya, wo kubika abantu bari bazima ari umuco ukwiriye Abanyarwanda bafite ubuzima. Twibuka aho twavuye n'igihugu cyacu ibyo cyanyuzemo bibabaje. Ntabwo impfu twagiye tubona mu gihe gitoya zatwaye amamiliyoni y'abantu b'inzirakarengane. Ntabwo uyu munsi twari dukwiye kuba twakwifuriza umuntu muzima uriho gupfa kandi akiri muzima nta kibazo afitanye n'umuntu. Ahangaha nari mvuga n'urwo ruhande navugaga ku ruhande rw'abakirisitu, ku bantu bizera. Ijambo ry'Imana iyo turisomye riratubwira ngo urugero ugereramo abandi, urugero rucugushije, rutsindagiye wagereyemo mugenzi wawe, nawe nirwo uzagererwamo. Noneho ngo nawe bitsindagiye, niba ari ibyiza uzabigererwamo bicugushije, bitsindagiye, kandi niba ari nibibi nawe uzabihabwa bicugushije ndetse bitsindagiye ku rugero wabitanze. Hanyuma ijambo rikongera rikambwira ngo uwanga mwene se aba ari umwicanyi. Urukundo rwihanganira byose, rukababarira byose. Sinibaza impamvu, reka mvuge ku bantu babiri, ku bantu b'abakirisitu bakoresha social media, twese ndetse n'abandi bakirisitu
bitangazamakuru bafite ibitangazamakuru amachannel yo YouTube ama website izindi social media dukoresha nyuma yo gushaka amafaranga nyuma yo gutangaza itangazamakuru rijyagiye twibuke ko turi abakirisitu twibuke ko hari ibitatugirira umumaro. Paul yaranditse aravuga ngo ni byiza ariko siko byose byatugirira umumaro. Twabyemererwa kuba nasebya Savanson cyangwa nkasebya Joel ndabyemerewe, nagusebya nakwandagaza naguharabika, ariko se birangirira uwuhe mumaro? Mu bifatika mu buryo bw'ubugingo, wenda mu buryo bw'umubiri nasebya Savanson views zikaba nyinshi zikanampema, hanyuma twirengagije ko ibifatika bidagira aho bihurira n'ibidafatika. Ibidafatika ni ubuzima bw'umwuka, kandi ubuzima bw'umwuka ntibutwemerera gusebanya. Biri mu mbuto zimwe z'umwuka mu Bagalati ibice 5:22. Mu mbuto z'umwuka ntabwo harimo gusebanya, mu mbuto z'umwuka ntabwo harimo kubeshya, mu mbuto z'umwuka ntabwo harimo kwandagaza. Nongere ngaruke kuba kirisitu, yaba umukirisitu yaba umupasteri yaba ufite titri yari yo yose ku ruhande rwe, umunyamakuru, nawe wakoresha urubuga rwawe, urubuga nkoranyambaga rwawe, ntabwo rwose Kristo muri wowe akwemerera gusebanya kubera ko ushaka kuvuga ibibi gusa ku muntu wabonye kabone naho byaba byabaye. Umuntu niyakosa yagira ibibi ariko yagira n'ibyiza. Reka turangwe no kuvuga ibizima, reka turangwe no kuvuga ibyubaka, reka turangwe no kuvuga ibiha abandi amahoro. Reka nimbyibutse abanyarwanda, mu gihe utakwishima ko bagusebya, mu gihe bitakunezeza ko ushyirwa mu isanduku uri muzima, mu gihe bitakunezeza ko wawe uwuvukana nawe uwubyara bamubika ari muzima bikakubabaza, nawe ntukifuze ko nawe wabikorera abandi. Ntabwo ibi bintu ari byo, ntabwo ari byiza. Social media YouTube ye kuduhindura abapagani, ye kuduhindura abo tutaribo. Ni ibintu bizaza bikarangira nkuko byaje bishobora kugenda, kandi nibinahaguma ahubwo abakristo wari umwanya wo kugira ngo tubibyaze umusaruro imbuga nkoranyambaga zacu tukoresha, ahubwo tuzibyaze umusaruro, tuzibwiririzaho ubutumwa bwiza, tuzivugaho ibyururutse imitima, tubwira abantu ko Yesu ari umwami uzagaruka akima ingoma akajyana abantu mu ijuru, tubwira abantu ko hari umwami twizera akaduha ubugingo kuruta uko twareka kumwizera tukabona irimbukiro. Aho kugira ngo social media zacu tuzikoreshe ibigawa, ahubwo twazikoresha ibishimwa mu maso y'Uwiteka. Nibwo butumwa natanga Joel. Imana iguha umugisha kandi Imana ikomeze yagure iyobokamana. Ndagushimiye cyane. Undi wagize icyo avuga kuri urupfu rwa Israeli ngo rutari ku nkuru y'igihuha. Yego. Ni umutoza w'indirimbo w'amajwi nyine, uwo bita Muhoza, bakunda kwita Kibonge wa Healing Worship Team. Yego. Uyu nawe yavuze ati gupfa ntabwo ari igitangaza, kuko twese tuzapfa. Ati nambonye yapfuye bikavugwa nta gitangaza kirimo, ahubwo igitangaza kinababaje ni ukubivuga gutya atari byo ntaho bihuriye nabyo. Nawe yatanze ubutumwa muri aya magambo agira ati muraho neza, nitwa Muhoza Budete bazwi izina rya Kibonge, ndi umuyobozi muri Healing Worship Team. Mu by'ukuri icyo navuga kuri iyi nkuru yazindutse mu bitangazamakuru, cyane cyane channel y'uwo muntu n'ubu ntamenya ngo ninde, ni inkuru mbi itari ikwiriye kuko ntabwo byari ukuri. Mbonye yitabye Imana wabivuga, ariko mbonye ari muzima tukwiriye kumwita, tukwiriye gutanga inkuru yuko atari muzima.
Mbonyi ni umuntu w'abantu bose benshi bagenda bafashwa n'ibihangano bye, bakurikirana amakuru ye ku munsi ku wundi. Kubabwira rero ayo makuru atizewe y'ikinyoma ko yapfuye no guhemuka, wahemukiye imbaga y'abakunzi be. Usibye ko nyuma twaje dushima ko ahari, nicyo kitunejeje. Ariko mu by'ukuri ubunyamwuga bw'uyu muntu ntabwo buragawe, nta buhari. Ikigaragara nuko yashakaga views ze, niba hari izo yabonye amenye ko ari izo, nta zindi azapfa kubona, kubera ko biragaragara ko ataza avugisha ukuri, biragaragara ko ari umunyakinyoma. Nge nakangurira abanyumva kujya bamenya imbuga cyangwa channel ishobora kubaha amakuru yizewe, tugatoranya. Ubundi umuntu mu buzima bumugize habamo amahitamo, duhitemo tumenye ngo uyu munyamakuru ariho, uru rubuga rurahari, icanira hari ivuga ibintu ihagazeho by'ukuri. Nyuma ya verification bagasanga inkuru yatanze ari ukuri. Ariko icano abantu bose bamenye ko ari cano ivuga ibintu bitari byo. Kandi Mbonyi ni umuntu twifuriza ubuzima burambye, amahoro, kugira ngo akomeze atange ibimurimo iby'Imana yamushizemo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo sinzapfa nzarama, kugira ngo mvuge imirimo y'Uwiteka. Nawe niko bizagenda, aracyafite umutwaro, aracyafite umuhamagaro we wo gukorera Imana. Rero mu by'ukuri zenda siwe ndatinda kuri uyu muntu watangaje ibihuha. Asaba imbabazi, kandi nimba adafite n'umutima wo kuzisaba, twe turazimusabiye ku Mana. Imana imubabarire, kuko yifuje nabi cyane, yatekereje nabi. Kandi ndamugira inama yo guhindura icyerekezo, yajya ashaka inkuru ahagazeho z'ukuri. Nibwo nimba nashaka views n'abasubscribers, abantu benshi bazamukurikirana, azababona ari uko afite uburyo bwiza bwo gutanga amakuru. Ariko guhimbahimba ibinyoma ntabwo ari umuco w'Abanyarwanda, nta nubwo ari umuco w'Abakristo. Uwo ni umuco mubi w'umwijima. Mu by'ukuri tuvuze byinshi twacumura, ariko turasaba ngo abantu bose ntibakemere ibihuha biri ku imbuga nkoranyambaga, kuko zirakabya, zivuga byinshi bimwe. Hari n'igihe ubona kuri bagashyiraho amafoto y'ibintu wajya kureba ugasanga nta nkuru ihuye n'ibyo bintu. Mu by'ukuri ndasaba abantu bashaka amafaranga kuri YouTube bakore neza, nibwo bazayabona. Naho nibakora nabi ntayo bazabona. Imana ibamugisha. Birumvikana rero, nyuma y'ibintu bamaze kuvuga, nyuma y'ibintu nyine twumvishe muri iyi nkuru cyangwa se mu marangamutima y'aba bantu, saba ngaba gusa, hari n'abandi benshi bakora social media ku ma platform atandukanye, mu comment bari kugenda banenga uyu muntu, bari kugenda banenga ibikorwa byiwe. Reka rero natwe dufatanye nabo kumunenga rwose, ibi ntabwo ari byo. Ariko reka iyi nkuru mutwemerere tuyicumbikira ahangaha. Reka tuyicumbikira ahangaha dutanga ubu butumwa. Bene baba ari isomo rikomeye cyane. Usibye no kuvuga ko umuntu yapfuye, kwihandagaza ugahagarara ku maguru yawe, ugasebya, ukavuga, ukabeshyera, ubese ugahagurutswa no kurwanya abandi bantu, nta kintu bimaze. Mu by'ukuri ni bibi cyane cyane nk'Abakristo bakurikira Iyobokamana TV. Abantu bakwiye kurangwa n'ubumwe n'amahoro, kugira ngo ubwami bw'Imana dukomeze tubwagure. Rwose Mbonyi ni muzima, arahari, akomeje ibikorwa bye byo gutunganya alubumu ye. Ejo bundi yashyize mu hazi indirimbo yise ngo baho,
genda ubeho n'indirimbo iri kuri chaîne yiwe wenda turi buze no muri iyo video imubika niyo yacurangaga ngira ngo hari rero arahari ni muzima. Imana ibahereza umugisha cyane, nimukomere kandi mukomezanye kugira ngo ibintu byose bikomeze kugenda neza twirinda ibihuha. Wakoze cyane Joel kwitabira ubutumire bwanjye. Urakoze cyane. Saba Imana iguhe umugisha. Turashimira abantu bose barabadukurikiranye, kandi aho munsi hariho nimero zacu z'Iyobokamana TV, ndetse hariho n'umwanya wa comment, mwajya mutubwira ibyo dukosora ibitagenda neza, mukaduha inama n'inyunganizi, kandi ubufasha bwose wagerageza cyangwa se wakifuza guha umurimo w'Imana cyangwa se gutera inkunga umurimo w'Imana, ni karibu rwose gufasha. Ushobora kuvuga ati mwakire, nyine ni ibintu byinshi, kandi inama zanyu ni ingenzi, tuba tuzikeneye. Murakoze cyane.